Mwiriwe muraho murakaza neza kuri Nene Rwanda nk'isanzwe ngende Nene ndagushimiye cyane kuba wakanze kuri iyi video kandi ndagushikiriza kwira kugeza ku musozo kuko nk'ibisanzwe ntabwo uri buremo akantu kamwe cyangwa tubiri cyangwa dutatu uri bwigire hano. Mbere na mbere rero ndashaka kubwira umwaka mushya muhire kuri mwese. Iyi niyo video ya mbere nkoze mu mwaka wa 2022. Ni umwaka nizera yuko icano izaguka tuzagira umuryango mugari kandi ko twese hamwe nge namwe tuziga ibintu bishyashya tukagira ibintu dukura muri uyu mwaka tugiye gutangira. Tukiri muri esprit rero y'uyu mwaka mushyashya no kwiga ibintu bishyashya, nifuje kubasangiza ibyo navuga nka resolutions cyangwa ingamba nshyashya nshaka gutangira gukora muri uyu mwaka mushyashya dutangiye. Abantu benshi rero iyo tuvuze ngo ingamba nshyashya cyangwa resolutions tubigira ibintu byatari, haraba ngo new year new me, ngo uyu mwaka ngo nzagura iki. Akenshi usanga tubirera mu bintu by'amafaranga, mu bintu ngo gukora ubukwe, ngo gukora ibiki, ibintu nyine bisanzwe by'ibintu, ariko ntabwo dukunda kwita kuri twebwe abo turimo n'abo dushaka kuba. Muri urwo rwego rero ko hano dukunda kuganira ku bintu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ku bintu bijyanye nyine n'imitekerereze n'imyitwarire, nifuje kuba ngiye nabasangiza resolutions nshyashya afite. Ntabwo ndi buzana ngo mbabeshye ngo umwaka utaha ngo sinzi ngo nzagura numbaze ibintu by'ibintu ze byinshi. Ibyo ngibyo nyine ni ugukora, amafaranga yaboneka tukabikora, kandi ntabwo ari ngombwa ko uba wabipanze. Cyane cyane ibintu byo kuvuga ngo resolutions, iyo ukoze imigambi, iyo upanze ngo imigabo n'imigambi, akenshi wibagirwa kureba feasibility yabyo. Ntabwo ubasha kureba se ibi bintu ndi kuvuga ngo nzakora uyu mwaka koko nzabishobora, ese ni iki mfite kinyizeza ko tuvuge ubu ndatangiye ndavuze ati uyu mwaka ugomba kurangira naguze imodoka, kandi ugasanga nta kazi mfite, nta income nyine, ntago nzana amafaranga azava, cyangwa bavuga ngo nzakora ubukwe ndetse navuga ngo uyu mwaka nzakora ubukwe nshingiye kuki? Nta mugabo mfite, nta mufiance mfite, nta muki mfite, nkiyandagaza nkabipanga ngo nzakora. Urumva iyo ugize gutyo biza kugera ahantu ugatangira gukora ibintu bitari bikwiye kubera ko gusa wari warabipanze gutyo ariko udafite resources zihagije. Wabikora gutyo rero ugasanga igihe umwaka urangiye ugasanga uri deprime byatari, kuko ureba inyuma ugasanga muri uyu mwaka ukumva umeze nkaho nta kintu wagezeho kubera ko ibyo wari warapanze byose utabigezeho. Ukumva umwaka wagupfanye ubusa, ukumva nyine urababaye pe, aho kugira ngo urangize umwaka wishimye ko ukiri muzima, ko wakoze ibi n'ibi, ibyo byose ukabyiyibagiza ukagira depression. Kubw'izo mpamvu rero nagushishikariza kuba wafata ugakora imigabo n'imigambi duto duto, ntufate ikintu kinini. Nuvuga niba mvuze ngo ndashaka kuzagura imodoka uyu mwaka nurangira, ngomba kubanza nkakora resolutions, niba navuga udusu migabo n'imigambi. Bivuze iki? Bivuze ko ngomba kubanza gato gato ati okay, ngomba gusavinga. Ese ni savinga amafaranga nzajya mba nayakuye he? Ugashaka akazi, nkashaka akazi koko nivuye inyuma, niba ari business ngashyiramo imbaraga zose zishoboka. Hanyuma niba nsanzwe nkora ariko nkaba ntabasha kubona amafaranga yo gusavinga, nkibaza se kugira ngo savinga nzagenza gute? Niba nzagabanya consommation nkora, amafaranga nkoresha yenda ngura amaherena, cyangwa amafaranga nkoresha ngura inzoga, cyangwa nkoresha ngura ibi n'ibi, nzayagabana kugira ngo mbone amafaranga. Cyangwa niba bisaba yuko niba mfite inzu nini ntakeneye, nshobora kubanamo n'abandi bantu cyangwa nkimukira ahandi hantu. Nuvuga ngo ukora niba ufite plan ugomba kugenda upanga ukuntu uzayigeraho. Ntabwo uvuga gusa ngo nzagera gutya ariko ntupange ngo ukore utuntu duto duto tworoshye kugeraho kugira ngo uzagere kuri icyo kintu, kuko kubaka ikintu kinini nyine bihera hasi bigenda bizamuka. Ako nyine karagacemo kugira ngo mbasobanurire impamvu ari ngombwa gukora utuntu duto duto kugira ngo uzagere ku migambi minini ufite. Njyewe rero umugambi mfite, tuvuge kuri njyewe kuko naje kubasangiza njyewe uko mbyumva.
ni ukuvuga ngo uyu mwaka imigambi mfite ni imigambi ijyanye no kuba umuntu mwiza kurushaho. Ntabwo abantu benshi ibintu tujya tubitekerezaho, ntabwo twitekerezaho ngo twaze se uri umuntu bwoko ki, iyi si uyimariye iki, ugeza ku ki, purpose y'ubuzima bwawe ni ubuhe. Rero nizera yuko kuri iyi si twese tuvuka nta kintu tuzi, na n'ubu nta kintu nzi, ariko ndizera yuko iyo wamenye yuko nta kintu uzi aribwo uba ugiye kumenya ibintu. Ibi mvugiye iki? Mbivugiye yuko uko twakuze akenshi mu Rwanda buri muntu aba yumva azi ibintu, tuba twumva ko ibintu tuzi, duhere no ku muco wacu, tuba twumva ko umuco wacu ari umuco mwiza gusumba iyindi, tuba twumva ko imyizerere yacu ariyo myiza kurusha iyindi, tuba twumva yuko ibikorwa byacu ari byo byiza kurusha ibindi. Ibyo rero iyo utangiye kumva yuko ari wowe usumba abantu bose, ni nk'iyo utangiye kuvuga ngo ndi umunyabwenge, uba uri inzanga. Iyo utangiye kwiyemera uvuga ko uzi ubwenge, uba ugeze hahandi nta bwenge ugifite. Ni ukuvuga ngo njye resolution ya mbere nini mfite muri uyu mwaka ni uwo kujya nibuka, niba navuga kwicisha bugufi, kujya niyibutsa yuko nta kintu nzi, kujya niyibutsa yuko ibintu byose ari ukwiga, ko ibintu byose it's about kugira umutwe ufungutse, kugira kutagira kode mu mutwe, kuba wakumva ibitekerezo by'abandi cyane cyane, kuko mu Rwanda usanga kenshi twumva yuko ibyo nzi ni ibyo nzi, ntabwo mba nshaka kumva uko abandi babyumva, ntabwo mba nshaka umuntu utekereza bitandukanye nuko njye ntekereza. Ibyiza rero byaba yuko wumva ko ibyo uzi urabizi, ariko se uzi ibyo muturanyi wawe azi, uzi ibyo njyewe nzi, uzi ibyo uriya azi. Rero iyo ugiye wumva cyane cyane icyo nshaka kugeraho muri uyu mwaka ni ukuba hafi y'abantu b'abanyabwenge, kuba hafi y'abantu bafite ikintu bandusha, atari bya bindi byo kwirirwa gusa ugira inshuti, ugira iki, ubana n'abantu gusa mufite mwese ibibazo bimwe, mufite ubwenge buke kimwe, mufite ibintu nk'ibyo. Ni byiza kugira inshuti zimeze gutyo, museka mugakora ubuzanga mugakora ububwa, ariko ni na ngombwa yuko wibuka kugira connections n'abantu ba ngombwa, kwiyegereza no gutega amatwi abantu b'abanyabwenge. Icyo ni ikintu kigufasha cyane. Ukuntu rero uzamenya gukonekita n'abantu b'abanyabwenge, ushobora kuvuga uti njye ahantu ndi abantu bose batekereza nkanjye, ariko internet yaraje. Urugero nuko uri kundeba njyewe ngo ibyo ndi kuvuga, ni ukuvuga ngo urebye pratiquement ngiye icyo nzakora, ntago najya ku isi yose ngo ngiye gushaka abantu b'abanyabwenge gusa. Ndumva nshaka ko uyu mwaka nzasoma ibitabo by'abantu batandukanye, kandi gusoma byaroroshye, ntabwo ari ngombwa gufata igitabo ugasoma, ushobora kumva igitabo. Abantu basigaye bandika ibitabo ukaba wabisoma. Ushobora gufollowinga, tuvuge niba ushaka kumenya ibintu bijyanye n'abaganga, yenda bavura kanseri, ushobora kugenda kuri YouTube cyangwa ku website menshi, ukaba wakurikirana umuntu ufite ubunararibonye muri icyo kintu, ku buryo azajya kuganiriza akakubwira etape par etape. Ashobora kwigisha kanseri iza gute, ese kanseri ni iki, ese ni iki gituma ugira chance nyinshi zo kuyirwara, n'ibindi nk'ibyo. Mu buzima bwo mu mutwe naho ni kimwe mu kintu nshaka kwiyitaho cyane muri uyu mwaka. Ku mwaka ushize narealizinze yuko umuntu afite ubushobozi bukomeye cyane mu kuyobora imitekerereze ye n'ubwenge bwe. Akenshi mu Rwanda twumva yuko ni ugusenga, iyo wumva ufite ibitekerezo bibi, iyo wumva uri deprime, wumva ibintu nk'ibyo, ngo ugenda ngo usenge Imana ngo byose birashira. Nyamara icyo ntabwo ari igisubizo ku bintu byose, kubera ko icya mbere ntabwo abantu bose ari abakristo, icya kabiri hari igihe usenga ntibikunde gutyo, ariko wumvishe yuko wowe ufite ububasha n'ubushobozi bwo kuyobora ibitekerezo byawe. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ni urugendo, nanjye ndacyari kubyiga, ariko nasanze yuko bishoboka iyo ufite mindfulness. Ni ukuvuga ngo nshaka exercise ikintu bita mindfulness. Ni ukuvuga iki? Mindfulness ni ukuvuga kwiga kumenya ibintu biri impande yawe, ibintu biri kuba. Ni ukuvuga ngo nshobora kuba nicaye hano
nkaba numva mfite agahinda ngo uyu munsi sinariye, uyu munsi sinabonye ibiryo, cyangwa nkajya nirira nkabona ndi mubi nkabona iki n'ibiki byose. Ariko iyo utangiye ku exercise mindfulness bituma ubona ibindi bintu utari warabonye cyangwa utari kubona kote positive y'ibintu tuvuge, cyangwa ugatangira kujya wibwira unuvuga ngo mu gihe wumva ufite ibitekerezo bibi nk'ubu nshobora kwireba nkajya mbona ndabyibushye amatama yanjye arenda guturika. Iyo ntangiye kuvuga gutyo rero ngo amatama yanjye ngo ndabyibushye ngo nenda guturika n'ibyo ngumamo, buri gihe uko nirebye bigira nano sinongera no kwireba na mirror yanjye nkayibika ko nireba nkahita mbona amatama gusa. Ariko iyo nexercise iyo mindfulness na positive self talking, nshobora kuza nkibwira ati Irene usigaye ufite amatama manini ariko arakubereye, sobona ko ajyanye tuvuge n'imisatsi yawe, cyangwa sona iyo ufite amatama manini wundi nta n'ikibazo regaba nose ntago bagomba gutera kimwe, cyangwa amatama yawe nyine niyo agukwiriye ntago ari manini cyane, hari abakuruta amatama manini ugatangira kujya mu muhanda kandi ko ukabona hari abantu bafite amatama manini kukurusha. Nivuga ngo iyo utangiye gutyo kwibwira ibintu byiza, icyambere bituma ubona ko hari abantu bababaye kukurusha, bafite ibibazo bikomeye kukurusha, cyangwa ukabona hari abandi bantu benshi bameze nkawe bigatuma ubona ko ibyo bintu ufite biri normal. Utwo twari utugero duto gusa two kugira ngo wumve akamaro ka mindfulness na self talk, kwibwira ibintu byiza, kwibwira amagambo ari positive, kwitera courage nkuko utera abandi bantu bose courage, ni ngombwa ko nawe witera courage. Ubwo ibyo ni ibijyanye n'imibanire nanjye bwite, kuko hari n'izindi resolution mfite kubijyanye n'imibanire n'abandi. Ikindi kintu ku bijyanye n'imibanire n'abandi ni uko nshaka kugerageza cyane kurespecta boundaries, ni ukuvuga kurespecta imipaka y'abandi, kudashaka kwinjirira abantu mu buzima cyane. Icyo ni ikibazo abantu benshi dufite, tudakunda kumenya igihe uri kwinjirira umuntu mu bihe igihe urengereye, mbese gutanga ibitekerezo abantu batabikubajije, gukritika umuntu nabi aho kugira ngo wige kumuha feedback nziza. Ubundi feedback ni ikintu cyangombwa cyane. Urugero, niba nkora video nkunda kuza ndi kuvuga gahoro cyangwa ndi kuvuga cyane, cyangwa nkaba nkunda kuza nsa nabi, cyangwa nkavuga ibintu biri mu kavuyo kandi koko hari ibintu bizima nshaka kuvuga ariko simbipange neza, byaba byiza cyane yuko mwanyandikira mwebwe mukambwira ati okay video yawe ni nziza imeze gutya na gutya, ariko byaba byiza ugize gutya na gutya na gutya. Urumva ubutanze feedback nziza, utanze sinzi mu Kinyarwanda ukuntu nabyita, ariko ni igihe uba umpaye igitekerezo ariko mu buryo bwubaka. Ni ukuvuga ngo uyu mwaka ndashaka kwihangana nkajya ntanga ibitekerezo byubaka gusa, aho kugira ngo ntange ibitekerezo bisenya abandi. Ni ukuvuga ngo nshobora kubona wakoze amakosa nkaza nkakubwira amakosa yawe gusa, nkabipanga ububi bwawe gusa, nangiza nkigendera. Muri icyo gihe ntacyo na kimwe mba nkoze, mba ntakaje umwuka wanjye, mba nkubabarije ubusa, nukuri nta kintu mba nkumariye. Ariko uyu mwaka ndashaka kugerageza kuba wa muntu uza akakubwira ati okay wagize gutya, ibi ni byiza, ibi ni bibi, kugira ngo rero ibi ngibi bikosoke njye ndumva wabigenda gutya na gutya na gutya. Icyo cyari icya mbere. Icya kabiri ni ukumenya kwirinda kijya gusa nk'icyo ngicyo cyo gukomeretsa umuntu ku mpamvu zitari ngombwa pe. Icyo kintu tujye tukitaho, twirinde gukomeretsa umuntu ku mpamvu zitari ngombwa. Hejuru y'ibyo ngibyo rero ni ukumenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo kutavuga. Biroroha cyane kuza kuvuga, ariko icyo namenye nuko kimwe mu bintu nize muri uyu mwaka nuko silence ivuga cyane kurusha amagambo. Guceceka, kutavuga ikintu biravuga cyane kurusha amagambo. Ni ngo muri ibyo byo kurespecta boundaries nk'uko nabivugaga, niba umuntu yarashaka kubwira ngo sinkunda ikintu iki n'iki, wowe ukiyemeza yuko uzajya uza umusubiramo buri munsi ukuntu icyo kintu adakunda ari cyiza, nta kintu bimaze. Kandi nyamara nurespecta yuko yakubwiye ko we ariko abyumva, ukabyakira gutyo, bizatuma mureka gushwana mupfa ubusa, ahubwo mube plus
mugire connection cyane, wa mwanya mwamaraga mushwana mupfa ibintu bimwe yakubwiye ko adashaka, wowe udashaka kubaha, nubyubaha muzareka kurwana, muzagira connection, muzagira imibanire myiza. None iyo umaze kuyangirana n'umuntu imibanire myiza bituma afunguka cyane kurushaho ku bintu ushaka kumubwira. Ubwo rero bwari uburyo bumwe mu bwo kurespecta boundaries cyangwa impaka umuntu aba yagushyiriyeho, ukiga kubyemera uko abikubwiye kandi ukabyubaha gutyo. Waba ushaka gukomeza kumubwira aho kubyumva, ugashaka ubundi buryo bwiza wabasha kubimubwiramo. Ubundi bwoko bwa kabiri rero bwa boundaries nshaka kwexercise cyangwa kwiga kubaha, ni uburyo bwo kumenya yuko kuba umuntu ari uwo mu muryango wawe bitavuze yuko mugomba kuba inshuti, cyangwa kuba umuntu mumaze imyaka ingahe muri inshuti bitavuze yuko utagomba kureka ubwo bushuti kubera yuko atakikubaha. Ni ukuvuga ngo kubaha mugenzi wawe ni ibintu bikomeye cyane kandi byangombwa mu buzima. Iyo mvuze kubaha ntabwo ari kuvuga ngo naza ngo tureba hasi ngo tugenda bya bindi byacu twumva ko kubaha ari submission cyangwa ari ukwigira mutoya cyane kugira ngo undi muntu azamuke. Kubaha ni ukuvuga yuko ari ugukurikiza igihe uri muri espace y'umuntu, igihe uri hafi y'umuntu, igihe uri mu buzima bw'umuntu, ukubaha aho yagushyiriye umupaka kugira ngo ntuze kumwinjirira mu buzima mu buryo bukabije cyane kandi utari ngombwa. Muri ibyo bijyanye n'umuryango rero nakubwira yuko hari abantu benshi mu muryango uba wizirikaho kandi atari ngombwa ko muba inshuti. Ntabwo ari ngombwa ko buri muntu, hari abantu mu muryango wawe bahora bagusubiza hasi, bahora bakubwira nabi, bahora bakumvisha ko nta kintu uzageraho, batakwifuriza ineza, aribo bakumanura hasi kurusha abandi bose bo ku isi. Ntabwo rero ugomba kuguma hafi y'abo bantu ngo kubera yuko ari abo mu muryango wawe, kandi hanze y'umuryango wawe hari abantu benshi bakubaha, bakwizera, bagutera courage, babelivinga yuko ushobora kuzagera ku kintu gikomeye. Rero focusinga kuri abo bantu bafite ikintu cyiza bakuzanira mu buzima nubwo atari abo mu muryango wawe. No kuri ibyo by'ubucuti rero hari abantu bavuga ngo ni inshuti ngo hashize ngo imyaka ngo 10 n'ingahe, kandi ari inshuti mbi mu by'ukuri nawe ubibona. Kandi iyo mvuze inshuti mbi ntabwo mba mvuga biriya twumva ngo inshuti mbi ngo ni za zindi ngo zikujyana mu bikoshya. Wabaza ngo ibikoshya ni ibihe, ngo ni ukujya kubyina, ngo ni ukujya kurya inkoko, ngo ibintu nk'ibyo. Inshuti mbi ni inshuti zitakwifuriza icyiza, ni inshuti zigusubiza hasi kugira ngo nuvuga ngo ukasanga ufite nk'inshuti ni umukire, wowe uri umukene, yirwa agutera courage yo gukonsoma amafaranga nawe ukabijyamo, kandi we amafaranga muba mwakonsomye ngo mwagiye ku kibuye ni nka 5% y'umushahara we, ariko wowe aba ari nka 30% y'umushahara wawe. Bivuze iki? Bivuze yuko wazakomeza gutera imbere, wowe nta hantu uzagera, kandi nta munsi n'umwe azakwicaza nk'inshuti yawe ngo akubwire ati njyewe rero kugira ngo mbashe gusevinga mbikora gutya na gutya, cyangwa gufungura amaso, cyangwa atangire ashake ibindi bintu byiza mwakorana bijyanye n'ubushobozi bwawe. Ndumva nakomeza nkavuga iyo naje gusa gutya nje kuganira mvuga ku bitekerezo byanjye, umva ndazamuka nkamanuka nkajya hepfo, ndishobora kuri video ari abantu bari bireye akabona ndi kuvuga nsimbuka nsubira inyuma nivanga nkora iki, ako meze nka radio kasete. Iyo nacometswe nyine mba nacometswe ndavuga kugira ngo video rero itandende. Ngiye gusozereza hano, ariko mbere yuko nsoza indi mu yindi resolution mfite ni ukubabarira. Kubabarira ni ibintu bikomeye. Ubushakashatsi bwerekanye yuko kubabarira bigabanya indwara nk'imitima n'ibiki byose. Nzakora indi video nshyashya irambuye ku kubabarira n'ukuntu kubabarira njyewe mbyumva bitandukanye n'ukuntu yenda abantu benshi babyumva, n'akamaro kabyo n'ibyiza byabyo. Iyo ni video tuzakora ubutaha. Ariko nyine ni resolution ikomeye cyane kubera ko ni umwaka mushyashya. Ibyambabaje byose
byose bigomba gusigarana na 2021 nkaza muri 2020 umutima wanjye wera uri mutaraga ntafite imitwaro cyane cyane ko ari imitwaro y'abandi mba ntwaye iyo nanze kubabarira. Ndabashishikariza rero gutegereza iyo video kuko izaba ari muzakuramo ibintu byinshi. Mwakoze rero kubana nanjye naho ubutaha. Niba warebye video kugeza kuri umusozo ndagushishikariza ku-likinga, gusubscribinga no gusharinga. Mwakoze rero naho ubutaha. Ciao.